twarakavuje biranga ndabibona ubu ngubu nahisemo kujya gushaka imiti. Diane yararimo arambwira ngo wagiye gushaka imiti y'ikinyarwanda. Ese iyo miti ni gatike? Iyo miti ubu ntufite ubwoba ko yagira ingaruka ku mwana? Reka nyine wahiriye mu nzu ntabura ahantu ashakisha apfunda nyine imitwe n'ubundi ni hahandi. Ngiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Mugisha TV show nk'ibisanzwe. Ni umukobwa wanyu Mutoni Diane. Reka dusuhuze aba diaspora bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Dusuhuze umuntu wari we wese mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu. Dusuhuze buri muntu wari we wese dukunda kandi zahwema kutwereka ko twitayeho. Noneho uyu munsi no kuvuga ngo uko mubibona kuri screen zanyu, twagiye gusura umuntu bita Diane ahantu bita Kimisagara. So uko mubibona nta kwiruka birimo. Noneho uyu munsi twatuje da. Ndiya makuru yawe umeze gute? Zamura mikoro ariko njya wiyegereza mikoro. Amakuru ni meza. Barura aho umeze ute no mu bebe? Tumeze nabi, umwana yararembye byatari. Mama wawe se arihe ko ntamubonye? Murabizi bantu banjye, ntabwo najya gusura abantu ngo nibagirwe cameraman. Oya kandi turi impanga ntabwo byakunda. Niyo mpamvu rero ahantu hose ngiye tuba tugomba kuba turi kumwe kugira ngo tugende turebe uko byifashe hirya no hino. Numvaga nkumbuye iyi famille, nta muntu wamaye amakuru, noneho nta n'uwampamagaye. Ariko gusa kuko nari maze iminsi ntumvaga kuri kabo, navuze ni reka manyarukire mpagere menye uko muri iyi minsi babayeho, menye se umwana komeruka arwaye, se yamuhaye amafaranga kwivuza, byagenze gute, bimeze gute. Umwana yarakize cyangwa umwana aracyarwaye? Uretse ko mama yari yagiye nyine ngo guhiga imiti nyine wenda turebe ko twamuha. Kuki mwagiye gushakira umwana imiti ya kinyarwanda bimeze bite? Ni ukuvuga ngo amafaranga yo kumuvuza ntayo dufite. Na se harangiyeyo nkamubura, ubundi namubona nabwo akabyanga akanga kugira icyo afasha. Mbese ni bimwe by'imiguruko hakurya yongera aguruka. Rero sinzi nimba ari uko atinya, wenda abatinya. Urabona ko ubushize twajyanye apfa kunjugunyira duke, apfa kuma makeya wenda ngo mugire icyo mufasha. Ese ari amafaranga yagwaye ko nabanaga ari inote za 5 wenda nimba nta kwinjiriye yagoye amafaranga ngayo? Byari 500 byonyine. None si umwana yaba yarabonye mituweli cyangwa nta mituweli arabonana n'ubu biracyari kwa kundi? Nese ubu ntago ufite ubwoba nk'iyo miti uri kuvuga ngo mama wawe yagiye gushaka ko ari imiti y'ibinyarwanda, sibyo? Ntago ufite ubwoba ko ushobora kuyiha umwana akaba yamugiraho ingaruka runaka cyangwa ikibazo? None se tubigenze gute? Wenda nge numvaga sinzi, numvaga wenda wakitabaza se nta bavandimwe mugira. Ese ntago wavuga uti wenda ditabaza ubuyobozi nsubire ku mugabo wanjye kwa nteye inda? Ese bwo turabwitabaza bwo bahamusange, kandi nkubwira ko maze iminsi njyayo nkamubura. Abanyarwanda mwe ibintu rero ni ibibazo pe. Umwana w'umukobwa ni ukuri afite ibibazo cyane. None se Dia, ni nk'iki wenda wabwira nk'abantu ubuzima bwawe? Ese ubayeho gute? Abantu bakeneye kumenya uriya mwana w'umukobwa warushye ukiri mutoya amezi ate? Ese bimeze bite? Mbese se wahaye umwana akabere? Zana ngufashe ugaterura akabebe ugaha akabere, ndabona kari kurira. Abanyarwanda rero nk'uko mubibona no kuri ntago biba byoroshye. Murabona noneho akabebe nagahinja karacyari gato. None reba umwana nk'uyu ngo bagiye guha imiti ya kinyarwanda, sinzi use mwakabyara mugako. Yewe ni hatari, ni danje, ibintu birakomeye, ntago byoroshye imihanda. Ariko umuntu wari we wese, ntago bagenzi bacu, inshuti zacu, famille yacu, ntago twari kwerekana umubyeyi arimo konsa ari guha umwana akabere kuri kamera. Ntago ari ikintu cyiza twumva ko twari kwerekana, gusa ndakeka yasoje guha umwana akabere. Ese papa bimeze bite? Aracyabatuka, aracyababwira nabi cyangwa byarashize? Umusaza byabaye ikibazo.
nk'ejo bundi ho rwose yaragiye no kutwirukana baburaho gatoya mbega yaragiye kunyirukana na mama avuga ati igikobwa ni icyawe kijyane ikirumbo nyine nubwo niwe umuco n'uwawe niwe afite mbese n'uvuga ngo yashatse kugusohora mu nzu n'uruhinja noneho na mama ahubwo twese akatwirukanana kubw'amahirwe tumusaba imbabazi mama aramwinginga aramubwira ati basi mwihorere nyuma y'icyumweru njyewe ndaba namujyanye kuriya mugabo nyine wiwe none n'umugabo nawe yabaye ibamba turi kumubura nawe mbwira Abanyarwanda rero ibintu n'ibibazo pe umwana w'umukobwa turi kumubura arababaye ari akabebe kawe kararwaye ari umugabo wawe nawe araho aba yagiye mana yanjye ntago babyoroshye pe ntago byoroshye ariko Nyagasani arahari kandi buriya Imana iguha itangira ikaguha n'iherezo wowe ntukajye wiheba ngo wumve ko ibintu byacitse Uwiteka aba ahari kugira ngo abe yagufasha kuri buri kimwe pe kandi mu kwizera rwose ujye wizera Imana ibi birimo neza nta kundi nyine ariko ubu nimba n'umwana wenda akize ibindi wenda byo kuvuga ngo ndajya kuri uriya muhungu nibwo nzabitekerezaho nimba zanakira simbizi ko urumva mama agiye kumushakira imiti y'ibinyarwanda wabimbwiye simbizi ariko se basi wenda byibuze mama wawe mubanye gute nyine mubanye gute nk'umubyeyi ari kumfasha uko ashoboye mbese ntago akigushihura ngo akubwire nabi nyine ngo akumvishe ko ibintu byacitse nyine nka mbere nk'uko yari atuwe akubwira nabi mbese yarabyakiriye nubwo n'ejo bundi papa ashaka kutwirukana niwe wasabye imbabazi cyane uroye nyine aramusaba imbabazi musaza mbona aratuje bakunzi bambisha TV show rero nkuko mubizi iyi mihanda tuyirukamo kugira ngo tubarebere amakuru ariko ntago twebwe turi abantu batererana abantu twabonye bafite ibibazo nkuko naje nyine kugusura urumva dia nkuko nyine naje kugusura nkavuga nti reka mpanyarukire ndebe ese wa mukobwa wacu Diane bimeze bite ni nako nahandi hose tujyayo niyo twaba tutahawe amakuru tuba tugomba kumenya umuntu ngo ameze ate se mu buzima busanzwe ibintu birimo biragenda gute ariko gusangiye birambabaje kuba umwana yaba akirwaye kuva cyagiye kugeza n'isaha ese ntugira ubwoba uvuga ati se mana njye umwana wanjye yagize ikimubaho mbese ariko nanone ubwoba nakundi kuntu wabigenza ugira ubwoba ukirukanka ukagenda ukaguza abashuti n'abavandimwe ariko nabwo nyine ntabwo biba bihagije n'ubundi usanga bidahagije niba byoroshye kuguza akanga kuguriza ugahitamo nyine kwituriza ukavuga ati reka ubwoba ntabwo bwabura pe oya of course ni ibintu byumvikana bwo byo ubwoba ntabwo bwabura kuko n'ubundi bigomba kubaho anytime ubwoba bugomba kuzaho umuntu n'umushiti wawe se guys nkuko mubibona nagiye gusura Diane ndabona hari abantu barimo baramusuhuza babashiti biwe dore n'akana kagaturanye umwana buretse ngaho cyane sibyo ntago biba byoroshye nyine urumva ari igihe umuntu anaseka ukavuga se uyu muntu kubera icyo ari guseka oya ugomba guseka none se mu buzima wabigenza ndabona rwose kuri rwa atari ikintu uraho neza twabasuye asante yari yaje kutureba twicaye hano ariko turi mu kiganiro sinzi niba watambuka ukicara tukaganiraho gatoya nawe twari turi mu kiganiro usanze turi mu kiganiro umukobwa yatuzirikanye yagarutse kutureba nk'urisura hamenye uko akabebe kameze yewe twitayeho ariko akana karanze kararemba twarakavuje biranga none ubu ngubu nahisemo kujya gushaka imiti Diane yararimo arambwira ngo wagiye gushaka imiti y'ikinyarwanda ese iyo miti ni gatike iyo miti ubu ntufite ubwoba ko yagira ingaruka ku mwana reka nyine wahiriye mu nzu ntabura ahantu ashakisha apfunda nyine imitwe n'ubundi ni hahandi ariko hari igihe yenda yakira tuzajya tunasenga bityo Imana nayo hari igihe ibikora ese cya gihe umwana mwamujyanye kwa muganga bababwira ko umwana arwaye iki
cyahese kuduhinja tunarushya duhinja turarushya indwara barayibuze indwara noneho bakabura indwara ariko tukabona ararembye nubwo aba ari kurira ararira yirirwa arira mbega twabiyoboke narwaye ni ukwihangana rero ni ukwihangana Nyagasani agomeze kubaba hafi ariko mugerageze wenda muguze mushaka ukuntu umwana wenda mwamujyanye ahantu wenda muri farumasi cyangwa se sinzi nyine wenda ariko mugerageze mushakishe ukuntu umwana nyine mwamuvuza hakiri kare kuko murabona ko ni ikintu nyine giteye impungenge kuba umwana w'uruhinja nk'uyu nguyu yaba arwaye mukavuga ngo mugiye kumuvurisha imiti ya kinyarwanda use imiti bayita ngo iki mubyeyi iyi ngiyi harimo kubayoka ku gahinja ese akagahinja gafite igihe kingana gute ni gato ariko nyine kera se nitwayaga tuvuza imiti ya kinyarwanda urabiyobewe mwana yarwaraga mu muri iyi minsi mwana yarwaraga mu nda tukagenda tukamwahirira imiti kandi ugasanga nyine iramukijije Abanyarwanda nk'uko bimubibona ni ukuri ibi bintu birababaje pe ariko kuba umwana w'uruhinja baba bagiye kuvuga ngo bamuhe imiti nyine ya kinyarwanda ni ukuri n'ibintu bibabaje byo gusekwa oya ariko gusa mukomeze kwihangana kandi Nyagasani arahari icyo nicyo njye nababwira pe oya dukunda no gusenga twizeye Imana ko izamukiza nuko nyine buriya n'uduti tw'ibyatsi by'ikinyarwanda hari igihe ubiha umwana akoroherwa ariko nyine cyane cyane umuntu ashyiraho isengesho buriya nta n'ikintu cyaba utasenze Nyagasani ko aba ari we wa mbere se niwe wa mbere ubu rero Diane nawe amaze kubibona ko kubyara bigora amaze guca ariko yabaye umukobwa nyine muzima mwiza yitwara neza ngereranyije n'ibyo ngenda mpora nabyo nuko nyine ubu nta musore wakongera kugushuka wamufatiye se ukamwegereza mikoro nta n'uwakwibeshya rwose ngo ambeshye yongera ambeshye ngo ndagukunda ngo ibiki n'ibiki reka warahuzwe mbese warazinutswe urumva ibintu by'inkundo warabivuyemo ntabwo ugikeneye umuntu mukundana wapi se nk'aka kanya nk'umwana arwaye haje nk'umusore akakubwira ati Diane ndagukunze ngwino twibanire n'akabebe kawe yankunze yankundiye iki nyine akakubwira ati ngwino twibanire n'akabebe kawe tugire famille ntiwabyemera kubana nawe oya kubera iki tutabyemera kandi yabagiye kuguha nuriya yamemukiye ariko buriya rero ntukajye ujajinga abantu ko ntago abantu bose bagira imitima isa cyangwa se babaho bingana bose ni bamwe hoya ntabwo bose ari bamwe kuko ntabwo umuntu umwe se iyo aguhemukiye bivuze ngo abantu bose barahemuka kodiya ubu wakuyemo isomo rikomeye n'iriya somo wabwira nk'abana b'urubyiruko bari hano hanze wenda bishora mu bintu by'ibiyobyabwenge cyane ko nawe wavuze ko bagushutse bakaguha inzoga mbere y'uko muryamana ni iki wabwira nk'urubyiruko mbega ni ukutagendera mu kugira ibintuze kugendera mu bantu nyine barinywa ibyo bintu ukaba ubizi ko babinywa ariko nyine ugahora ushomekanye nabo ubizi neza ko ni hahandi n'ubundi ngo bajya bavuga ngo ihene mbi ntawe uzirikaho inziza byakwanduza n'ubundi nk'uko nanjye banyanduje bakabimpa ntanabishaka ntanabizi iby'uruko rero ngira ngo mwese muri kumva impanuro mukuru wanyu cyangwa se wenda muri umuna wanyu ariko yabyaye ni muto ubaka kanya biri kumugora ari guhangayikishwa n'impinja kandi izo mpinja nawe ubwe atazi no kurera nawe akirerwa mbese murabibona ni ibintu mubona ntabwo ari ibintu nakirirwa wenda mvugaho ibintu byinshi cyane ni ibintu mubona bigaragara tugaruke kuganira n'umubyeyi ese mubyeyi bimeze bite mu rugo papa wa Diane cyangwa umupapa wanyu nyine mubanye gute kuba bareka nyine mukabana mu nzu n'umwana n'uruhinja n'iki nyine ntago burya iyo umubyeyi w'umugore nawe ashyigikiye umwana ntago bipfa kugenda gutyo ugenda nyine ukamuturisha na papa ukamuturisha
rero asa nk'uwatuje kuko abona n'ubundi ko byarangiye cyane cyane twa dufaranga wa musore yari yaduhaye nubwo tutamuvuje ngo akire natwe yaratubonye abona ko afite gahunda yenda nituguma kumukurikirana hari icyo bizatanga. Ubwo rero papa wiwe rwose we aracyabitubaza ariko se ni nk'iyihe nama watanga nk'umubyeyi ku bana b'urubyiruko bari hano hanze bishora mu bintu batazi, mbese ni ikihe kintu wababwira? Ndabona imvura iguye. Ikintu cya mbere numva nababwira mbere ya byose abakobwa bajye bagira kugira amakenga ku basore. Usanga umusore agize gutya agakundana n'umukobwa akabimushuka ngo azamusure, kandi buriya kuba umwana w'umukobwa yajya mu nzu z'abasore ntabwo ari byiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, n'abasore mugire kwifata. Iyo umwana w'umuhungu yifashe abasha gushishoza, ugashishoza ugashaka umutima wawe ukunze, ugashishoza ukabanza ugashaka ubuzima ukazagira urugo ruzima. Niyo nama mbere nabyira nabo abana b'abahungu. Ubungubu byaracitse, arakura akumva ko agomba guhita ashaka umukunzi, kandi kwihutira gukundana si byo byiza. Ibyo bituma uburara bwiyongera mu gihugu cyangwa se no ku isi hose. Ibyiza rero yabanza akitonda, akabanza akahiga ubuzima, agashakisha amafaranga, akazabona gukundana n'abakobwa avuga ati uyu naramukunze ngiye guhita mugira umugore. Bigaca mu mucyo, bigaca mbese ababyeyi, imiryango igaterana, agakora ubukwe nk'abandi imbere y'Imana ikabishima, nuko akubaka urugo rwiza. Naho biriya rero bivuga ngo arirwa afata ku ngufu, arirwa umukobwa abonye wese n'uyu nguyu n'uyu nguyu n'uyu nguyu, n'abasore mwe rwose mubireke mumenye ko uwo muco abanyarwanda tutawukunda nta nubwo tuwishimira. Mwabyumvishije inama umubyeyi abagiriye. Rero ndabona imvura iguye, ariko nzagaruka mbasure, nzajya nkomeza nkurikirana amakuru yanyu menye uko byifashe umunsi ku munsi. Nyine mu gihe Diana atarajya kubana n'umugabo we. Reka dusoze, ndabona n'imvura iguye. Bakunzi ba Mugisha TV show, ikiganiro nk'uko mubizi ni ibisanzwe nakagaruka. Reka babwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, kandi mwibuke gukora subscribe, comment and share. Bye.